uko ibi bintu birashoboka koko udufaranga twanje batujane ngo kandi narindi gusa wabigezemo gute bino bintu byari ko wicaye hano jewe nanishingiye business yo kwisabira komeza urarika ibyo bitarangwa n'ibintu wari uri gusabiriza ese umugabo arasabirizaga abantu mbagani umuntu w'umugabo arasabirizaga afite amaguru n'amaboko wabuze akazi ukora wambwa kuri ko muri gusabiriza ubu wabuze akazi naje murashaka imirimo muko nk'ubu ku ishansiye babuze abakozi uteretse amabuno hano kuri ubu butaka wambwa ariko se mana koko ubu uyu mutwe ndi guteye kuravamo nzaba ndareba ariko se mana uyu mushinga n'ubu ye uzavamo ewe akaboko wajya karacitse ewe kanze ndebe wamfungurira mugenzi wamfungurira wabaye mu mwanya wanjye ejo bundi nari ndi kugendanya ababyeyi baba bayikuyemo imodoka iraje ngo po iranyanura wamfungurira koko mugenzi wawe ese uri umugore oya ariko shirura ababyeyi bayikuye umuntu umugabo mukubonye ababyeyi abantu wajya bose je mufungurira wamfungurira ariko se ababyeyi bayikuyemo ni ababyeyi gusa ibindi bikoresho akaboko nyine imodoka yarampiye tuvuye kuri nyababyeyi ibindi bikoresho nyine bijanye na bya bindi byo kwaje nyine bya bindi ndi gusobera muri sonde byandi bibyaraga umusaro wa kintu yego nyine ndi gusobera muri sonde ntago wabimenye wamfungurira kandi nkubwire Jerry ufite amafaranga vuba desenyi sekondi kona zose ntabikiri amakumyabiri ayo ni makeya yamuhe nanjye ndamufasha ukwanjye ubwo se mu rwanda yangahera nese kumufasha hari icyo yumvise nyine ko yagize nanjye icyo nkubwiye nayisosora muri benshi ukayimuvanje na ngarurira kugarura oya dore do yambaye ubusa gufasha ntabwo bitera gukena kumufasha natwe wenda tuzabona amafaranga menshi yose nyamuhe cyane urakoze imana iguha umugisha ariko njye nako kaye mwana Jerry twigendere yaje umva amfungurira seko wicanga wabayikira wicara ugufunguza ushaka amafaranga wabaye iki nyababyeyi yavuyemo aya mafaranga kanyaguhereze nawe ugenda ariko se iyo tuje mu kazi igifuri kiravuna aya mafaranga nayapangiye ayo nago payi hataguta imana iguha umugisha wamfungurira ndaje mukanya akazi nsange mwawe mukageze kure kaburetse ngeze hano hirya ndaje kaburetse mvugane wongwite wamfungurira mukozi w'imana nta mafaranga mfite urugendo rwiza wapo nta mafaranga gubura aho urarigura abone uguhereza iyo urakoze indindagize gusa muranyimye nguraguye yebaye wagwaga muri wese kaguye muri nyakiriba Ruvuvu TV turabize uruwa mbere ni rwo rwacu yego turakwizera kabisa mbese nk'aho uriya ko nakubwiye ko ugomba kubakira wese kubera icyo utabikoze
mwamfungurira ndayikora ndayubaka mu mwamfungurira ibirenze mu gitondo cyari wayikora mwamfungurira ndabikora wowe kabyaraguye kaba ariko ngira amahoro wamfungurira mukozi kapfungurira umujamaro nta mpuhwe ariko tugiye gukora ariko baje bagira n'impuhwe wamfungurira wa muntu wa dore mani cyo kuzandenganya ntako ntagize wamfungurira kubinganza sineka tenze wabyigize ko kambe ngiye mwa wamfungurira wagifungura kujya iki nkajya amafaranga wamfungurira urabona atari nyakufite yo gufunguza wewe nese ubwo kubona ndi muzima se nawe umufunguriye ariko uzi imitwe zabaye muri iki gihe wowe zabaye gute se urabona iki ni kizimo muzima se urabona afite akaboko n'akaguru iki reba ukuntu kimeze reba ukuntu kimeze hano bahaguze ari umutekamutwe nati ya jane reba nk'izi njiji bazatanze amafaranga inkoni yiguraga ngahera ayo sheri turayaguramo n'ibyo si 20 ibi ngiye kubija kubigurisha aya ndayanywa akanyanga sho oya turayahaha rero kuko ibi bintu birashoboka koko udufaranga twanje batujane ngo kandi narindi gusa wabigezemo gutya bino bintu byari ko wicaye hano jewe nari nishingiye business yo kwisabira komeza urarika ibyo bitarangwa n'ibintu wari uri gusabiriza ese umugabo arasabirizaga wamumagane umuntu w'umugabo arasabirizaga afite amaguru n'amaboko wabuze akazi ubona wambwa uri kwa muri gusabiriza ubu wabuze akazi nkaje murashaka imirimo muko nk'ubu ku ishansiye babuze abakozi uteretse amabuno hano kuri ubu butaka